ntabwo yasinziraga ikibazo kiriho kitakemutse. Ni ukuri rero agiye tukimukunze, tumaze kumva ko agiye mu bitaro. Nta kintu tutakoze kugira ngo yere kugenda, ariko ntabwo byakunze. Ntabwo twifuza ko agenda, ariko nyine Imana yarabyemeye, kandi iyi Imana yemeye ibintu ikabona imukunze ko yagenda akajya gutura uruhande rwayo, natwe twari tukimukunze, Imana ifata icyemezo ibona ko yamwishyira mu gihe natwe twari tukimukeneye. Ndumva rero ubuhamya ndibuze kubugarukiriza aho ngaho, kuko igihe dufite wenda cyaba atari kirekire cyane aha ngaha, ariko mu ijambo rimwe, yatubereye umubyeyi udukundisha Imana, udukundisha kubana.